Nongeye kubaha ikaze nshuti bavandimwe duhuriye ahangaha. Witeka abahe umugisha. We ushimye ko tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo Witeka yashimye ko dukuramo ibyadutungira ubugingo, ndetse kandi na hanyuma yuko dukuramo ibyadutungira ubugingo tugakuramo ibyo twafashisha abandi kugira ngo turusheho kwitegura umunsi w'umwami. Muri aya masaha rero Uwiteka ashimye ko twigira hamwe amagambo avuga ngo ureze cyangwa urarumbye. Ureze cyangwa urarumbye. Abantu benshi bafite ukuntu gutandukanye bagenda bitwara mu by'ubugingo, cyane cyane ku ngingo irebana no kugaruka k'umwami Yesu. Hari icyo ibyanditswe byera bitubwira, hari icyo ibyanditswe byera bidusaba mu kuba turi abantu Imana yishimira kandi biteguye kugaruka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu muri aya masaha turimo turabazwa ngo mbese ureze cyangwa urarumbye. Reka mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, ntago dushidikanya kuri Imana yacu, nta nubwo dushidikanya ineza yawe kuri twebwe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugiye kwigira hamwe ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo uze ubane natwe. Mwuka wera aba ari utwigisha, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Mbese ureze cyangwa urarumbye. Tugiye gutangirana amagambo dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya, igice ni cya 5 tuhera ku murongo wa 16. Turebe icyo ibyanditswe byera bitubwira. Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 hari titiri tubwira ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Katwumve. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Haleluya. Ngo ni muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Abantu benshi nkuko twagiye tubivuga mu byigisho byabanje, bamwe bavuga ko bafite mwuka wera ariko bakera imbuto zigaragaza ko nta mwuka bafite. Ariko ibyanditswe biratubwiye ngo ni muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Hanyuma bikomeza bitubwira ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Ibyanditswe biratubwiye ngo ibintu birahabanye. Kamere n'umwuka byose kimwe gishaka igitandukanye n'ikindi. Ariko ubwoko bw'Imana bijya bitangaza kubona benshi mu bwoko bw'Imana bagaragaza imirimo ya kamere aho kwahirika imbuto za mwuka. Ibi ngibi turabizi, ni ibintu dusanzwe tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ibyanditswe biratubwira ngo kuko ibyo kamere ishaka ntabwo ari ibyo umwuka ashaka. Niyo mpamvu ibyo mujye gukora, ibyo mugambira gukora atari ibyo mukora. Impamvu ni iyihe? Nuko abantu buzuye kamere. Ariko ibyanditswe biratubwiye ngo nituyoborwa n'umwuka nibwo tuzakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Nituyoborwa n'umwuka nibwo tutazigenga twebwe. Nituyoborwa n'umwuka nibwo tuzakora iby'ijuru rishima. Ariko igihe cyose umwuka twawushyize ku ruhande, igihe umutima wa Yesu Kristo twawushyize ku ruhande, icyo gihe ntabwo ijuru rishobora kubona icyicaro muri twebwe. Mbese ufite umwuka? Ureze cyangwa urarumbye? Mbese ijuru rikurebye ribona uri umuntu wabyara umusaruro? Ijuru rikurebye ribona uri umuntu ryashyira ku murimo cyangwa rigufata nk'ikirumbo, rikabona warananiranye, wanze kwihana, wanze kuvuga ubutumwa, ibyo ushyira imbere n'indonke zawe? Niki ijuru rigushakaho? Reka dukomeze dusome. Byanditswe biratubwira ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira ukuri yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Mwene data, muri imirimo tubonye iragaragaza abantu bafite kamere. Mbese ntabifite? Ibiganiro byawe biba bimeze gute? Iyo uri mu bandi, iyo uri mu ngana, mbese iyo uri mu rungano rwawe muganira ibiki? Iyo uvuye mu rugo utembereye uganira ibiki n'abantu? Iyo ugiye kubasura uganira ibiki nabo? Iyo uri kuri telefone uganira ibiki nabo? Mbese nta biganiro bibi ugira mu kanwa kawe? Ibiganiro bibi ibyanditswe biratubwiye ngo ni imirimo ya kamere.
nyamara abantu benshi barabyirengagije, bakomeje kubana n'ibi bintu ariko batazi ko ari kimungu ubugingo bwabo. Bakomeje kuba abanyamujinya, bakomeje kuba abasambanyi, bakomeje kuba abarozi, bakomeje kuba bicanyi n'abagome, ariko bagera ku ijambo ry'Imana naryo bakarisoma ariko bakanga kwihana. Nyamara ntago bazi ko ibyo bakomeza kugenda bakerensa n'igihe kigiye kugira mwuka w'Imana kurwa ku bana b'abantu. Mwene data, mwuka naramuka gukuweho uzasigara he? Ese kwihana ni ikintu wasoje ukavuga ngo ibindi byose nabikize ku ruhande? Mbese iyo mwuka kubwiye ngo iki ngiki kireke ntago ari cyiza, urumva cyangwa uranangira? Kandi ugakomeza ukaba n'umubwiriza butumwa, ugakomeza ukaba n'umwizera. Ibyaha byinshi bikorwa n'ujya kureba uzasanga abantu babikora bafite amadini babarizwamo, ariko umuntu akabaza ngo niba ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bakabwumva kuki batihana? Abantu twabaye ingumba z'amatwi kugera ku rwego rw'uko Mwuka Wera agiye kutukuburwaho akatuvaho. Kandi byanditswe birambwira ngo umuntu Mwuka Wera yavuyeho nta mahirwe yo kwihana abacyongeye kugira. Ikiba gisigaye nuko ijuru ritari cy'urubanza rikavuga ngo kanaka arimbutse ariyizizi aririmbuye. Mbese nawe urashaka ko mu mubare w'abantu ijuru rizavuga ngo kanaka arimbutse kandi arimbutse yizize, ukaba intumbi ihagaze? Mwene data, ndagira ngo wumvire ijwi ry'Umwuka rigukomanga, wumvire ijwi rya Data wo mu ijuru kubwira ngo mwana wanjye va muri ibi ngibi. Kandi uramuka uryumvise utera intambwe ubivemo, kuko icyo Uwiteka dushakaho nuko dukiranuka ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu yadukunze urukundo rutagira akagero, akemera gutanga umwana we kugira ngo adupfire. Ariko uru rukundo twarupfushije ubusa, urukundo twaruhinduye ubusa, twararuribase, twarugize nk'ikintu twebwe ubwacu twumva tudashobora gutekereza. Mbese uzi ngo bizakomeza gutya? Reka dukomeze dusome tujyane twumve iki byanditswe byera bitubwira. Hanyuma 22 iratubwira ngo iki? Iratubwira ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Haleluya. Ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanye kamere n'irubanira Abakristo Yesu babambanye kamere niruba nirari byayo. Haleluya. Ngo abantu ba Kristo, abamaze kuba abana b'Imana, abamaze kwakira ijwi ribakomanga bakaryumvira, bakagenda no muri byo ribasaba, abo ngo bamaze kubamba kamere niruba ryayo, baramaze kubibamba bishyira ku musaraba. Bivuze ngo kamere ntikibagenga. Iyo bamvishe gusambana bumva ari ikizira kuri bo, bakumva kwiba bakumva ari ikizira kuri bo, bakumva amagambo mabi bakumva ari ikizira kuri bo, gusebya bagenzi bumva ari ikizira kuri bo, kubera ko kamere bamaze kuyibamba. Iyo warayibambye, mbese wowe kamere yawe warayibambye? Cyangwa uri muri babandi bavuga ngo kanaka kuko yampemukiye sinamubabarira, n'iryo juru bavuga niba ari ngombwa ko tuzarihuriramo azijyanire? Suka abakristo b'ikigihe bameze, banze kwiyunga. Abantu baribye ibyo bibye banze kubigarura. Abantu bakomeje kwigira abantu b'indeba, abandi bakomeje kwigira intumva, kugeza ubwo Mwuka Wera komanga akagira ubwo ngo ndananiwe agahaguruka akagenda. Abantu bagasigara ari intumbi kubera ko banze kumva. Ibimenyetso biragaragara, ntago bigiye kure. Ubugome, ubusambanyi, ubwicanyi, ibiteye isoni n'ibindi bimeze bityo, ibyo ngibyo ni ikimenyetso simusiga kitwera ko kamere yacu kiturimo. None wowe kamere wamaze kuyibamba cyangwa uracyari nayo? Ukomeje kwigira umuturanyi mwiza, urayipfumbata, ukayikorera, ukagendana nayo. Iyo kamere nituramuka tutayishyize hasi izatubera igisitaza. Reka turebe amagambo ari mu Bagalatiya igice cya 6 n'ubundi nande tugeze. Duhere ku murongo wa mbere twumva ikibyanditswe byera bitubwira. Haratubwira ngo iki? Haratubwira ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe abo mwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Haleluya. Umva amagambo uko ameze. Ariko ijuru ni umuhanga. Umva uko abantu b'umwuka bakwiriye kumera. Umva uko bitubwira. Iratubwira ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha,
mwebwe ab'umwuka. Ese uri umwuka? Umva uko ibyanditswe birabivuga ngo mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Haleluya. Umva ngo umuntu naramuka yadutsweho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka abamaze gusogongera tukamenya ko Yesu agira neza, tukadufite agakiza mu mutima, tukatuvuga ngo ijuru riri kumwe natwe nta cyaduhangara, tukatuvuga ngo kamere twamaze kuyibamba ku musaraba nta cyadutesha umutwe, ngo uwo muntu turamuka tumugezeho tujye tumugaruzi neza. Ariko abantu b'iki gihe bahagaze muri kamere kandi bitwa ngo barasenga, iyo mwene se agize ikibazo, aho kugira ngo bamugaruze neza ahubwo bajya kumutaranga, aho kugira ngo bamugaruze neza ahubwo bamucira urwa Pilato. Muzabibona hariho n'abizera badukwaho n'ibibazo, aho kugira ngo basange itorero ngo ribikemure bakabanza kujya muri leta. Nyamara intambara ikomeye ni mu ntambara ikomeye, ni mu cyigisho twize uyu munsi. Niho hatubwiraga ngo umuntu naramuka yadutsweho n'ikibazo mubikemure mu buryo bw'umwihariko bwanyu, ariko nibiramuka byanze intambwe ya nyuma iba iyo mwitorero. Ariko twebwe kubera ko twabaswe na kamere ntitucyumva ko n'itorero aricyo rimaze, ahubwo ikibazo kibaye twihutira kujya muri leta kurenza kujya mu itorero ngo abaryo ribanza kudukemurira ikibazo. Mbese mwene data, kamere yawe wamaze kuyibamba? Wasabye Yesu ngo kubashe kubamba kamere cyangwa uracyabana nayo? Umva uko amagambo akomeza kutubwira ngo mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Abantu se baracyakeneye ibibaremerera? Byaratunaniye. Turi kwiga amagambo avuga ngo mbese ureze cyangwa urarumbye. Byaratunaniye kwakirana ibituremerera, byaratunaniye kugeza ubwo umugabo n'umugore babana mu rugo ikibazo kivuka, aho kugira ngo muri bo abitse ibanga mugenzi we akemera akajya kuribitsa umuturanyi asize uwo babana. Nyamara ibyanditswe biratubwiye ngo mwakirane ibibaremerera ngo kugira ngo dusoze uko gukiranuka kwa Yesu Kristo. Reka dukomeze twumve. Ibyiza nuko umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ko ari ntacyo aricyo aba yibeshye. Abantu bose bafite agaciro mu maso y'Imana. Umurongo wa 4, ibyiza nuko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we, kuko umuntu wese aziyikorera uwe mutwaro. Ngo umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Kwizera kwa Biludadi ntabwo kwagukiza. Oya. Kwizera ko umukuru w'itorero ntabwo kwagukiza. Kwizera kwa pastor ni kwagukiza, umutwaro niwo uzawikorera. Niyo mpamvu dukwiriye guca bugufi tukiyambura ibyatuzigaga byose, ibyatumaga byose tutabasha kuba neza mu maso y'Imana. Dukwiriye kubishyira hasi. Ntago abantu twashwanye bakwiriye kutubera umutego wo gukomeza guheranwa n'agahinda kandi umutwaro twikoreye batudufasha kuwikorera. Dukwiriye gusaba ijuru ikatubohora, dukwiriye gusaba Imana ikatubera umurinzi, dukwiriye gusaba Uwiteka akaba umufasha udufasha. Ubwo nibwo tuzabasha gutura imitwaro y'abantu baduhemukiye. Ariko ibyanditswe tuvuga ngo buri muntu azikorera uwe mutwaro. None niba umuntu azikorera uwe mutwaro, kuki batwikoreza imitwaro yabo tugakomeza nabo kubikorera? Umuntu akaguhemukira ukamugera n'umwaka ugashira 2 3 4 5 yose ukikoreye umuntu. Wakikoreye umutwaro w'ubugingo bwawe, ubwo abantu urawushaka iki? Niba umuntu aguhemukiye, muture Kristo, ubwira Imana uti dore arampemukiye. Ariko watubwiye ko dukwiriye gusangana tukababarirana, mbashisha kumubabarira kandi nawe umubohore. Ngiki kibyanditswe byarabitubwira. Mbese iyo usuzumye imirimo yawe, ugasuzuma kamere yawe, usanga kamere warayibambye ku musaraba, cyangwa uracyakomeje kurumba ijuru rigufata nk'ikirumbo? Abantu ijuru rifata nk'abantu bezi ni abantu bamaze kwiyegurira Uwiteka bya burundu, bamaze kubamba kamere, batagifite akantu k'urwango muri bo, batagifite akantu k'akangononwa muri bo. Abantu umutima yabo idacira urubanza, bavuga bati Uwiteka twarapfapfanye, ariko aho tumariye kumenya ko twapfapfanye tuje imbere yawe, turakwinginze gira icyo dukorera. Ngaba abantu Imana ishaka. None ikibazo, mbese uri muri abo? Ngaho nawe mbwire, uri muri abo? Isomo risoza
turarisanga isomo risoza, turarisanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice ni cya 3 umurongo wa 17 n'uwa 18. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 3 umurongo wa 17 n'uwa 18, haratubwira ngo iki, reka twumve ko hatubwira. Haratubwira ngo ibyiza nuko mwababazwa babahora gukora ibyiza, niba ari byo Imana ishaka, kuruta uko mwababazwa babahora gukora ibibi. Haleluya. Ngo ibyiza nuko twababazwa ariko baduhora gukora ibyiza, kurenza ko twababazwa baduhora gukora ibibi. Bivuze ngo dukwiye kujya ku ruhande rwiza, dukwiye kujya ku ruhande rw'Imana, ubwo nibwo Uwiteka azatubashisha. Ariko nubona ugiye kwiba bakaguhata inkoni imibyimba ikaza ku mubiri, ukavuga ngo niko ijambo ry'Imana ryavuze, oya, gira neza. Niba shaka bakwita umusazi, niba shaka bakwite imburamukoro. Hari ababona dufashe bira tugiye kubiriza bakatwita imburamukoro. Hari ababona turi ahangaha muri studio turimo dukora ibyigisho ngo turi imburamukoro. Ibyiza nuko badutuka baduhora ibyo, kurenza kumva ngo bumvishe ngo umuntu nkanjye nagiye mu mateshwa narindi kuvuga nyirakanaka cyangwa se kanaka. Ibyo ntibikabe. 18. Kuko na Kristo yababajwe ibyaha by'abantu, kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Iri somo ndarisubiramo ngo kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Reka mbabwire, ikiri cyiza nuko dukwiriye kubabazwa n'ubugingo bwacu, hanyuma kubabazwa n'ubugingo bwacu tukababazwa n'ubwa bagenzi bacu. Kandi ibi ntago twabyibashisha, biradusaba kuba turi ku mavi dusenga, ubwo nibwo Imana izumva gutakamba kwacu. Naho kugenda tukibera iwacu tukavuga ngo ibyo ntacyo bitwaye, ibyo ni ibisanzwe, nta kintu bizatugezaho. Icyo Imana dushakaho nuko tuba abakizwa, kandi imitwaro y'ubugingo bwacu twikoreye tubanza tukarana uko bagenzi bacu nabo bameze, tukabasabira ngo Imana ibabohore, twese tuzaragana mu bugingo buhoraho. Ibyo nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data mwiza, ugiye dukunda kandi ukiranuka, tugushimiye ijambo ryawe wemeye ko twiga. Ryatubazaga ngo mbese tureze cyangwa turarumbye. Abenshi dusanze hari imirimo ya kamere tugifite muri twebwe. Ndakwinginze kugira ngo abe ari uzu turwanirire kandi utuneshereze iyi kamere, utubashishe kuyibamba. Ngaho jyewe na mwene data mushiki wacu uduha amahoro yawe, kandi udusukire mwuka wera gukomeza kutwigisha no kudukomeza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen.